rero umusirikare w'umuroma Paulo inkweto yabyise ko ari ishyaka ry'ubutumwa bwiza. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. 17 kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, aribwo muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose. Iyo twayibonye 17. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota. Agakiza kabe ingofero. Hano turi imbere y'umusirikare w'Abaroma. Nagwe umusirikare kino gihe. Paulo ari muri gereza. Inzandiko nyinshi Paulo yazanditse ari muri gereza. Hano ari muri gereza icunzwe n'abasirikare b'Abaroma. None umukara araramwigishiriza kubyerekeye imyambarire n'intwaro z'umusirikare w'Abaroma. Noneho akabizana mu mwuka. Twebwe rero turabasirikare ba Kristo mu buryo bw'umwuka. Noneho ziriya ntwaro umusirikare w'Abaroma afite n'ukuntu yambaye, Paulo abibona mu mwuka uko umukristo akwiye kuba yambaye yikwije nk'umusirikare ari ku rugamba. None umusirikare w'Abaroma yambaraga n'ingofero. None kuri twe abakristo ng'ingofero, ingofero y'agakiza. Nashaka kubabaza, ingofero iba yihishe cyangwa igaragara bose? N'igihe umuntu anyuze hariya, umuntu akaza amukurikira akaba atamubonye, arakubaza ngo nta mugabo wanyuze hano, yambaye ingofero. Ingofero ni ikintu kibonwa na bose. Bivuga ngo rero nimba agakiza kawe katabonwa na bose, wowe rero uri umusirikare utikwije. Uwo mutwe wawe udatwikiriye bazawumena. Abadayimoni bazawumena, bazawujombamo inkota. Ese iyo murabyumva? Amen. Ça c'est la description d'un soldat romain. Kuko mu gihe cya Paulo Abaroma nibo batekaga isi, ingabo zabo zariho hose. Nkuko twavuze ibyerekeye base militaire, ari ibihugu bifite base militaire mu bihugu byabo no mu bindi bihugu. Twafashe urugero uyu munsi rwa Amerika ifite amabaze mu gihugu cyayo, baze nini iruta byose twayivuze. Amen. Haleluya. Uno munsi yitwa Fort Liberty, iri California ku nyanja ya Pacific. Amen. Hanyuma ifite amabaze 800 mu bihugu 177. Na muri Afrika amabaze ya Amerika ni menshi. Amen. Ndero nabwo ari igitekerezo cya none n'ama empires, les empires, ubwami bwa kera bw'Abaroma bwande, ibihugu byigaruriwe n'Abaroma babishiragamo za base. Amen. Haleluya. Babishiragamo za base militaire z'Abaroma. Mwanyumvise? Roman military bases zari zihari. Nare Yudea rero naho hari base. Mwanyumvise? Nariya Filipi hariho base. Vango aho rero ayo mabaze niho havagamo abacunga n'izo gereza. Urumva ko rero Roma, Paulo ari muri gereza yabonaga abasirikare b'Abaroma imbere ye. Umwuka wera rero agahita mwigisha bijyanye n'intambara yacu bakristo yo mu mwuka. Noneho agafata urugero ku Muroma, umusirikare w'Umuroma, ukuntu yambaye n'ukuntu intwaro afite. Hanyuma rero buri ntwaro kagenda ayigereranya mu mwuka intwaro yacu twebwe. None umusirikare yari imbere ye yarafite n'ingofero, kuko niyo imuproteja urugamba kugira ngo ntibamukomeretse ku mutwe. None ingofero y'umusirikare w'Umuroma twebwe yayise ko ari agakiza k'umukristo. Bivuga ngo agakiza k'umukristo ntigakwiye guhishwa, nkuko n'ingofero y'umusirikare w'Umuroma yabonekaga, yagaragaraga.
Bivuga ngo umukristo rero batazi ko akijijwe ntabwo afite intwaro zikwiye. Uvuge muti agatwe bazakamena nimba batarakamena. Ega ntabwo ari umutwe tuvuga, ni mu mwuka. Twabonye muvuga ko benshi amatwi barayaciye, amazuru barayaciye, none n'umutwe nawo barawumenye. Iyo wamenye umutwe ukubaza kuba muzima. Niyo mpamvu tuvuga Abefeso ibice 6:10, wowe ukaza kumva ngo ibirayi ngo byazamutse ibiciro, kubera ko ubwonko bwo mu mwuka ntabwo. Ibi tuvuga ni realite. Hari ni ukuvuga ngo ibi bintu biri muri plan ebyiri. Hariho plan physique, ni umusirikare w'umuroma ari imbere y'amaso ya Paulo. Plan spirituel ni Paulo ubwe nk'umusirikare wa Kristo. Nuko iby'abaroma ni iby'umubiri, ibya Paulo ni iby'umwuka. Natwe igisirikare cyacu cyo mu mwami ni cy'umwuka, kuko abanzi bacu nabo umwuka, intwaro zacu ni iz'umwuka. Wabizi? Ariko ngo zifite ubushobozi mu Mana bwo gushingura karimbi no kubita hasi ibyumvirwa mu mitima, amen, no gusenya ibihome byose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo intwaro z'umukristo zifite imbaraga. Kubera iki? Kuko ziri mu Mana ishobora byose. Amen. Umviriza rero, iyi ngofero wumvise iyo ariyo, none ibaza ikibazo. Iwanyu bazi ko ukijijwe? Aho wiga bazi ko ukijijwe? Aho ukora bazi ko ukijijwe? Aho mugendana bazi ko ukijijwe? Muri quartier bazi ko ukijijwe? Kuri internet bazi ko ukijijwe? Kuko yihoraho geraraho. Nimba rero batazi ko ukijijwe, wowe rero nta ngofero ufite, nimba uri no ku rugamba umutwe barawumena, agatwe baragaturitsa. Bande? Abadayimoni. Ntabwo ari njye mbivuze, ni Paulo arabivuga. Amen. Tuvini intwaro rero. Mwakire inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Mwakire inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Toujours n'umusirikare w'abaroma icyo giye mu ntwaro ze erafite n'inkota. Abakunda kureba ariya filme yo mu gihe cy'abaroma nkitwa Covadis cyangwa n'izindi filme, mujye mubona ku basirikare bari bambaye, kuko amafilme arahari. Uhita ubona rero ibyo Paulo avuga hano. None ngo umuroma inkota ye ni inkota nyine isanzwe barwanishaga mu ntambara z'icyo gihe, ngo kuri twebwe abakristo ngo ni ijambo ry'Imana. Umusirikare w'abaroma inkota yayikoreshaga ryari? Igihe ateye umwanzi. Kuko inkota ntabwo ari yo kwikingira, niyo gutera. Ariko ingofero niyo kwikingira. Icuma gikingira igituza no kwikingira nyine. Ingabo no kwikingira. Wese ziriya ntwaro tumaze kureba n'ubu zose nizo kwikingira. Niyo bita les armes défensives. Ntabwo zitera umwanzi, ziragukingira. Ariko iyi nkota yo niyo ntwaro yonyine offensive, ni ugutera umwanzi. Na niyo mpamvu dushira imbaraga muri iri torero yo kwigisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritazwi, ntabwo umuntu yajya gutera abadayimoni, ntabwo wajya gutera ubwami bw'umwijima. Nubwo wagira ziriya ntwaro zose, uzaguma kuri defensive, ntabwo uzajya kuri offensive. Wayumvise? Ijambo ry'Imana, umviriza, ukwiye kurimenya. Icya kabiri, twabonye ko muri iriya military base militaire, ibyo bahakorera mu buryo bw'isi
ntabwo ari gusa abasirikare bahaba, ntabwo ari gusa intwaro zihabikwa, ntabwo ari gusa kugerageza intwaro nshyashya no kuzishyira mu gihe gikwiriye, sibyo? N'ikoranabuhanga n'iki, hariho n'icyo bita imyitozo, amen, y'ukuntu bakoresha n'izo ntwaro. Ibyo nibyo mu isi. Noneho mu byacu mu mwuka, ntabwo ukwiye gusa kumenya ijambo ry'Imana ariyo nkota yo mu mwuka, ukwiye no kumenya uko iyo nkota ikoreshwa. Ukwiye kumenya kwigishwa uko inkota ikoreshwa. Ukwiye kumenya uko ijambo ry'Imana rikoreshwa. Tu dois savoir comment manier la parole, manier l'épée, uko ikoreshwa. Bibaza ko umusirikare w'Abaroma bavuga ngo inkota ngiyi jya ku rugamba, bakoraga imyitozo y'ukuntu bayikoresha. None umuhaye gusa ajya ku rugamba bizagenda gute? Azakora amadega, sibyo se? Amen. Ashobora no kuyitera kubera atazi kwikoresha, akayitera. Mwabibise? Ni imyitozo ikomeye cyane. None ijambo ry'Imana mu maboko y'umuntu atarizi neza rihinduka irikora amabi, amadega. Amen. Ijambo ry'Imana rikwiye kumenywa, noneho rikanigishwa uko rikoreshwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu abahanuzi b'ibinyoma n'abakozi biyita b'Imana batazi ijambo ry'Imana neza, cyangwa bashaka kurikoresha ku mpamvu zabo, bashobora gukoresha ijambo ry'Imana bavana muri Bibiliya ufite wowe, hanyuma bakajya kurikoresha ibitari byo. Niyo mpamvu Imana yavuze ko tukwiye kwitondera ku ijambo ryayo. Ko yaravuze ngo muri iki gitabo cy'Imana hari umugisha, hari n'umuvumo. Ukwiye kumenya ijambo ry'Imana nuko rikoreshwa. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo yahaye bamwe kuba intumwa, abandi bahanuzi, abandi ubutumwa bwiza, abandi abashumba n'abigisha, kugira ngo bekipe abera, babategure kugira ngo bamenye uko banakoresha n'intwaro z'Imana, bamenye uko bakora umurimo mwiza w'Imana. Bakwiye gutegurwa. Ariko muri iki gihe turi mu gihe cya confusion, aho abantu badashaka kwiga, aho umuntu wese ahaguruka. Cyane cyane byaje kuba grave. C'est quoi mu Kinyarwanda kuba grave? Aho byaje kuba wese bibi cyane kuva aho internet yaziye. Kubera iki? Kubera ko kuri internet abantu bigize abaganga kandi batabyigiye, abantu bigize abubatsi kandi batabyigiye, abantu bigize abapasitori batigeze bahamagarwa, abantu bigize abavugabutumwa batigeze bahamagarwa, abantu bigize ibintu bitandukanye kandi ntabyo bigeze bagira. Ni ukuvuga ngo nta kintu kuri respecte uyu munsi. Wayumvise? Rero n'iby'Imana nabyo ntabwo byigeze byeshapa kuri iyo ndwara ya kino gihe. Iyo niyo ntambara ihari uyu munsi y'amareta y'isi, ku byerekeye la gestion ya internet yarabananiye. Ayumvise? Donc kuri internet hari ibyiza, hari n'ibibi byinshi. Iyo abantu rero batabizi, batateguwe, bagwa mu maboko y'abatekamutwe. Mu by'Imana rero ryo bitureba twebwe. Abantu benshi rero bajya kuvoma ibintu kuri internet, nimba bari abakristu bazima bagahita bapfa. Rero inkota rero y'Imana ariyo jambo ry'Imana, inkota y'umwuka, ntabwo ari kuyiha gusa abantu, ivuga no bigisha uko bayimaniya, uko ikora. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nk'ubu urugero
ashobora kugenda agafata ijambo hariya ngo reka turifate kwanza turebe. Tusomere Abakolosayi 4:15. muntahirize bene data bari Lawodikiya na Nufa n'itorero ryo mu nzu ye. Okay. Agahita afata itorero ryo mu nzu ye. Ntabwo mwumva ko hariya muri n'amadini, mu gihe cya Bibiliya amatorero yabaga mu mazu. Ntabwo ari ukuri niyo ndavuga, uwo ni umutekamutwe. Noneho arashaka kuvana abantu mu matorero, agahita ahagarara kuri iri ngo mu isezerano rishya ntabwo tubona itorero riri icyo mwita amatorero uyu munsi, ahubwo amatorero yabaga mu nzu. Mwebwe ntabwo muri mu itorero, muri mu madini. Ni ukuri se? Ariko yafashe akajambo hano yagiye kuyobya imbaga. Ba bandi rero bashaka kubyuka bari basigaye kuba baborosora bagahita bavuduka bakagenda. Hayoni none se si ijambo ntiyari kuyano, ni inkota yakoresheje mu kwica imbaga y'Imana. Iyi nkota ukuntu ikora. Amen. None nashaka rero mukompare, umviriza, mugereranye verse ebyiri. Iya mbere niyo Abakolosayi 4:15, mukompare na Bafilipi igice cya mbere ku murongo wa mbere. Hadusomere none mufate umunota umwe mubikompare, mubikonfrontanije. Pawulo na Timoteyo, imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. Tubandikiye mwebwe abera b'i Filipi mwese na abera, iyo nito abakristo n'abepiskopi. Turasobanura episkopos, turababwiye ko abashumba n'abadiyakoni. Noneho mubikompare na hariya mu Bakolosayi 4:15. Allez, discutez entre vous. Mubikompare hanyuma muhanzure rero. Nibaza ko mumaze kubibona. Amen. Haleluya. Icyitwa itorero ikwiye kuba kifite structure igizwe n'iki? N'abakijijwe, abakristo, n'abayobozi babo, abepiskopi, abashumba, bagafashwa n'abadiyakoni. Mugero ari mu nzu, iyo ni communion fraternelle. Ni agace kajya torero. Iyo rero inkota rero bayiguhaye batakwigisha uko ikora, ushobora guca amatwi y'abantu, abandi ukabakura amara, ukabajomba mu nda. Uyu munsi rero inkota ziraca ibintu, kuko ziri mu maboko y'abantu batahamagawe n'Imana. Ninde yabyumvise? Wayumvise? Amen. Ibyo rero mukwiye kubimenya. Urabona iyo muri kaminuza uri urandika igitabo mu byiciro bitandukanye, aho abantu bandika ibitabo, amen, yaba muri licence, yaba muri maîtrise cyangwa doctorat, hari ikintu bita les techniques et les méthodes de recherche. Amen. Hari ikintu akoreshwa muri comparaison, ko baza kubaza ubushakashatsi wakoresheje izihe technique, wakoresheje izihe méthode. Hari ma méthode azwi scientifique. Rero hariho rero comparaison, uvuga ngo ugafata ibi
ukabikompara n'ibindi. Amen, haleluya. Donc hakwiye kuba comparaison. N'umukristo rero akwiye nawe kumenya uko akompara imirongo yo mu Bibiliya ayikompara n'indi yo muri Bibiliya, kugira ngo ntibazamuyobeshe akaverse kamwe. Amen. Mwabibise? Ntiwabonye se ko dufashe amaverse abiri, ufashe kariya kamwe ntutakara? Itakumva ko wowe ushobora kugenda mu nzu yawe ukayihindura itorero, none amatorero y'Imana ukayita amadini, kandi uhagaze ku karongo kamwe gusa. Niyo mpamvu rero inkota y'Imana abantu bakwiye kuyimenya, bakanatozwa uko ikoreshwa. Iyo ni intwaro yindi. Imana ishimwe. Tujye mu yindi rero. musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Oya. Kuri 18 reka tuwatinde gato. Soma. musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Tugeze kubabwira hano mu ntwaro z'umukristo tuzigereranije n'intwaro z'isi. Amen. Mu ntwaro z'isi z'igisirikare cy'isi hari intwaro zishinzwe guheka izindi. Za misile ziyogira izindi ntwaro zizihetse zikazohereza. Wanyumvise? Amasengesho rero niyo ahetse ziriya ntwaro zose. Umviriza, ya ntwaro ya mbere. Amen, haleluya. Mukenyere ukuri, nta masengesho bizakunanira, kuko hari ibintu uzaba ushaka kuvuga biwanye n'ukuri, ariko kuko nta mbaraga z'umukazi kurimo, kuko nta masengesho ugira, uzatangira kuvuga ibinyuranye n'ibiri mu mutima. Amen. Icyuma gikingira igituza ariko gukiranuka. Ntushobora gukiranuka udasenga, kuko uzaba uwa kamere. Amen, haleluya. Ishaka ry'ubutumwa bwiza arizo za boti rero z'umusirikare. Ntushobora kugira ishaka udasenga, ntibibaho, kuko umutima wawe hazaba wumva ukonje. Ikindi, ingofero y'agakiza. Kubera iki uhisha abantu ko ukijijwe? Kubera iki utitira iyo bakubwiye ngo ese ngo nawe ngo muri babandi? Kubera iki urya iminwa? Nta mbaraga z'imbere ufite, nta masengesho ugira. Kuko amasengesho ni inkwi zicanira umuriro w'umwuka wera. Amen. Hanyuma inkota y'ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kuvuga ijambo ry'Imana ndetse no guhamya Kristo mu gihe udafite amasengesho. Ziriya ntwaro zose rero uko zingana, ntabwo zishobora gukora nk'uko Imana ishaka umuntu atagira ibihe byo gusenga. Ntibishoboka. Niyo mpamvu umwami wacu priorite ya ministeri ye yari muri isi ko ari ugusenga. Ntacyo yakoraga atabanje gusenga. Akarara amajoro asenga, akazinduka kare agatanga umuseke akajya gusenga, abantu batarabyuka n'abigishwa be bakiryamye. Baze ya ministeri ya Yesu Kristo yari amasengesho. Amen. None wowe uzaba umukristo gute nta masengesho? Amasengesho niyo ahetse intwaro zose. Nanjye ninjya kwigisha muri Imana nta masengesho ngira, izaba ari discours gusa. Wabyumvise? Niyo mpamvu amasengesho bayazanye nyuma, suko ari aya nyuma, nuko ariyo ahetse ziriya
ziriya ntwaro zose. Imana ishimwe. Amen. Ibyo ni ibintu by'ingenzi dukwiye kumenya, cyane cyane muri iki gihe turimo, aho twavuze kuva kare ko itorero rya Kristo ryo rirarwana icyiciro cya nyuma cy'intambara y'umwuka mbere y'uko impanda ivuga. Ariko se abitwa abakristo barabizi? Bari konsiya y'iyo ntambara? Cyangwa abantu barasinziriye? Twabonye ko itorero, impamvu Yesu Kristo yavuze ngo kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye, amahoro y'ikuzimu ntazarishobora. Ni ukuvuga ngo ritaranavuka amaze gusobanura vocation yaryo. Umuhamagaro w'itorero ni ukurwanya intambara z'Uwiteka. Amen. Nk'uko Dawidi yarwanya intambara z'Uwiteka, itorero rihamagariwe kurwanya intambara z'Uwiteka. Twabibonye ngo Yesu ngo yicara iburyo bwa Data kugeza aho abanzi bose bazashyirwa munsi y'ibirenge bye. Abanzi be bose bazashyirwa munsi y'ibirenge bye, kandi umwanzi wa nyuma ngo ni urupfu. None yanavuze ngo mbahaye ubutware mwe bw'itorero bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ubushobozi bwose bw'umwanzi Satani. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ariyo ararwana urugamba kugira ngo azane abanzi bose munsi y'ibirenge bye. Kandi urugamba uno munsi ko arugwana ari iburyo bwa Data, ariko mu mwuka we, mu mwuka wera, ari mu itorero rye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. None reka rero turebe rero, amen, mu buryo bufatika rero uko itorero ryagahagaze muri iki gihe. Tugende ku Ngoma za kabiri ibice 20. Ari byinshi nakavuze, ariko kubera umwanya reka fate tu exploiter, amen, aho hantu. Ingoma za kabiri 20. Ingoma za kabiri 20. Tuyigore, tutangire ku murongo wa mbere. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndagenda nguhagarika nsobanura. Yego. Cyangwa ari kuriya kwakirira. Hari mwakiri. Nawe ukorera umugisha nawe. Hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Okay, turagenda step by step. Aba bantu, izi ngabo z'Abamowabu n'Abamoni, amen, n'Abamawunitse, aribo baturage b'umusozi Seyiri, bose izo ngabo ko ari z'ibihugu bitatu barishyize hamwe bajya gutera Buyuda. Umwami icyo gihe yari Yehoshafati. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya. Ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasonitamari ariho Enigedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Urabona mbere yo kugenda, urabona hano hari ikintu kigabanya ngo aratinya. No, amaze kumva izo nkuru ko habaye coalition y'ibihugu bitatu bije kumurwanya ingabo, dore ko bivuga ngo dans sa frayeur ntabwo ari gutinya, wahamuka. Yaramutse, ntabwo ari gutinya. Frayeur uba destabilize. Amaze kumva izo ngabo zishizemo kuza kumutera, amuye. Ariko ko ari umuntu w'Imana, azi Imana, ntabwo yigeze aheranywa no guhamuka. Yaramenye ko kuza Imana, urugamba nubwo rwaba rumeze gute, amen, abazi yuko Imana ye ifite icyo iri bukore.
dore icyo yahise akora. ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Ateka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'i Buyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Okay. Kubera iki Yehoshafati amaze kumva inkuru y'izo ngabo z'ibihugu bitatu zishize hamwe zize kumutera, yahise afata icyemezo, nubwo yari muri frayeur, nubwo yari muri iyo destabilisation, tuvuge ku guhamuka, ariko yahamutse agana mu nzu y'Imana, yahamutse aganisha abayuda bose mu nzu y'Imana, kuko azi ko imbere y'Uwiteka niho hari ubutabazi. Hanyuma se yakoze iki? Mwumvise yaragiye n'abayuda bose, abakuru n'abato, none bajya mu nzu y'Imana kurira no kuganya no kuboroga, niko bavuze? Oya, yategetse kwiyiriza. Ejo twavuze iki mu kwiyiriza? Kwiyiriza ni iki? Amasengesho afatanije no kwiyiriza twavuze ejo ameze gute? Iyo akozwe nk'uko Imana ibishaka, twavuze ko atuma imbaraga z'Imana zidahangarwa zirekurwa. Yehoshafati ahise akonvoka ubwoko bwose bw'Abayuda, baza kutubwira ngo n'utubona duto bose bajya Yerusalemu ku ngoro y'Imana. Abaturage b'Ubuyuda n'abaturage b'i Yerusalemu, amen, bajya ku ngoro y'Imana kwiyiriza, basaba Imana ngo intervene, kuko bo ntibashobora guhangana n'iyo coalition y'ibyo bihugu. Ntago bagiye kuganya, ntago bagiye kuboroga, ntago bagiye kwiheba, barabizi iyo ntwaro ko ari intwaro y'Imana, irresistible, invincible, intwaro itaneshwa. Kwiyiriza no gusenga. Ikomeze. Arasenga ati, Uwiteka Mana ba sogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, bituma ntawe ugutanga imbere. Okay. Akiraho. Amen. Amasengesho ye turakomeza kuyumva. Ariho aravuga iki hari? Mumva ari amasengesho y'umuntu yihebye. Ariko batubwiye ko mu ntangiriro yahamutse. Ariko aya masengesho nayo umuntu wahamutse. Ni ukuvuga hari iki? Niye ntwaro irakora hano? Kwizera. Ariho aratura ibigwi by'Imana. Ariko kubera yuko tutaramenya itorero ko riri ku rugamba, tukaba tutazi ko abakristu ari abasirikare ba Yesu mu mwuka, iyo duhuye n'ibibazo ntago dukora nka Yehoshafati, tangira kwiganyira, kwitotomba, kuvuma abo twibaza ngo nibo banyirabayazana, no gutangira kwirwanirira no gushakisha inzira zose kabone naho zaba zitahesha Imana icyubahiro ngo twivane mu bibazo, ko ntago tuzi icyo rituricyo. Yehoshafati yari no gutabaza ibindi bihugu by'inshuti, bikaza kumutabara, parce que les alliances entre des États existaient depuis. Hariho ama-alliance, hariho amasezerano y'ubufatanye, ariko yahungiye mu nzu y'Imana, mu nzira yo kwiriza no gusenga. Yangaja peuple yose, yangaza Abayuda bose, kuko irimbuka rije gufata Abayuda bose. Komeza. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli,
ukagira urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose, maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati, nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe. Ibyo ukiraho, iyo niyo ntwaro irakora, niyo ntwaro irakora. Ariyo arasubiramo ibyo Salomo yavuganye n'Imana igihe yashikizaga Imana ingoro. Iyi ni inkota y'ijambo ry'Imana, kuko mu isi y'umwuka maintenant il passe à l'offensive. Amen. Nubwo ataragenda ku rugamba ngo barwane physiquement, ariko deja amen mu buryo bw'umwuka ariwe arajyayo, ati muraza kubona Imana nyiri iki gihugu. Komeza. Kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambire uko tuzaba tubaye, nawe uzumva utabare. Nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri, abo wabujije Abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tuzi uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Okay. Amen. Ariyo aravuga ngo ntabwo twibwe twizeye ubwacu, twiringira ubwacu, nta mbaraga dufite tuhangana na ziriya ngabo, duhanze amaso wowe. Iryo jambo Imana ararikunda, ariko ntabwo risohoka mu kanwa ko ari wese. Ni umuntu wayimenye akamenya imbaraga zayo. Amen. Haleluya. Ibi ushobora kubisenga iyo ibintu bimeze neza, ariko iyo wasugerejwe, wagoswe, watewe n'ibitero by'abadayimoni bishe muri situation runaka, bishe mu bigeragezo runaka, ntabwo ari bose bagira ubutwari bwa Yoshafati. Amen. Haleluya. Murakurikira? Ngo nous ne savons que faire, ntituzi icyo gukora. Ntituzi icyo gukora, mais nos yeux sont sur toi. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nta mbaraga dufite zo guhangana n'izi ngabo. Amen. Et nous ne savons que faire, ntituzi n'icyo gukora. Strategie zacu zose ntacyo zamara. Ngo iyo bavuze rero but, baba bavuga ikintu kiri buramverse bya bindi. Iyo umuntu avuze ngo akavuga ibintu ngo ariko uvuga ngo ibyo ashaka kuvuga, amen, niyo balancinga biriya bindi. Wabise? Uvuga ngo ni ikindi kintu kije kunyuranya na kiriya. Sibyo? Muvandimwe uje kumupesha amafaranga rwose ntabwo turahembwa, hari icyo nari kugufasha ariko batinze kuduhemba, cyakora mfite utuntu duke hariya ushobora kugutekerera ukaba uragaburira abana. Yashije mu gitwa ariko reba, kuko ibya mbere ni ibintu bica intege, none ibya kabiri bifite ibyiringiro. Wayibise? None Yoshafati arabivuga ati Mana, amen, Mana ntabwo, haleluya, ngo nta mbaraga dufite zo guhangana n'izo ngabo nyinshi zije kuturwanya, ko zariho ziraza kandi ntituzi icyo gukora. Ngo ariko duhanze amaso wowe. Bivuga ngo rero ibiza gukurikira, amen,
ni kinyuranyo na cya kindi. Aho nta mbaraga dufite, iyo ariko iraza kuzana imbaraga. Aho tudafite icyo gukora, iriya ariko iraza kuzana icyo gukora. Kubera iki? Ko duhanze Imana amaso. Mashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Mwayumvise? Tukiri aho rero umenye ngo hari situation uzi nubwo yaba iteye ubwoba, ariko hari n'Imana uzi. Amen. Ukwiriye kumenya rero ni ibihe uri buhanga amaso. Uranga amaso ibibazo cyangwa uranga amaso Imana? Yadukomeze. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya. Imana yumvise amasengesho, Imana iramanutse mu mwuka kuri uyu Mulewi yitwa Jakaziyeli. Si mu Kinyarwanda bavuze Yahaziyeli. Okay. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'Umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze: mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Urugamba ntabwo ari urwanyu, ni urw'Imana. None urugamba rw'itorero ni urwande? Ni urw'Imana. Amen. Nimba turi itorero ry'Imana, urugamba rw'itorero ni urw'Imana. Amen. Kandi Imana ntigineshwa. Uraza kubibona. Komeza. Ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera hajya Isisi. Muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Ijambo rihumuriza riraje. Imana inavuze n'urugamba uko ruzagenda, na strategy y'abanzi bafite uko bazitwara, aho bazanyura, n'ukuntu Abayuda bari bubyitwaremo. Kuko masengesho Safati bavuze ngo ntituzi n'icyo gukora, none Uwiteka yababwiye icyo gukora. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Imana rero itegetse ubwoko bw'Abayuda kujya kuri offensive. Wayumvise? Amen. Ngo muzabatere. Uyu munsi rero itorero hageze ko riva kuri defensive rikajya kuri offensive, kubera ko ni icyiciro cya nyuma cy'intambara y'itorero mu mwuka mbere yuko Imana irivana muri iyi si. Komeze. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Abalewi bo muri bene Kohati n'abo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isirayeli n'ijwi rirenga cyane. Ahari amarira n'agahinda byose bihindutse rero kwizera kwazamutse, n'ibyiringiro mu Mana yabo itabesha itaneshwa. Noneho batangiye kuzamura amashimwe. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'i Tekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Aya magambo nigeze kuyavuga kugira ngo abakristo babimenye neza. Yehoshafati aravuze ibintu bikomeye ngo mwizere Imana yanyu. Umwizere nande? N'abahanuzi bayo.
aya n'amagambo abwira abantu mu itorero ry'Imana bavuga ngo jyewe ngo nsenga Imana, navuganye n'Imana, sibyo? Nta bindi nshaka kumva. Ngo we adepanda n'Imana gusa. Yehoshafati ntabwo byari kumunira kuvuga ngo mwiringire Imana, mwizere Imana yanyu, ariko ngo mwizere n'abahanuzi bayo, kubera yuko ririya jambo ry'ihumure na strategie y'Imana byanyuze mu muhanuzi Jakaziyeli. Amen. Niyo mpamvu mvuze ngo mwizere n'abahanuzi Jakaziyeli, abahanuzi b'Imana. None wowe mu itorero ry'Imana ngo uzumvira Imana gusa, ntihumvire abakozi b'Imana. Imana ntabwo izakwemera, kuko Imana yaravuze ko itorero rikwiye kuba rifite iki? Abera, abepiskopi aribo bashumba cyangwa mu byite leadership y'itorero, ubuyobozi bw'itorero, n'abadiyakoni. None wowe ngo uzadepanda n'Imana gusa. Ibyo ntago ari byo. Kubavuga ngo mwizere Imana mubone gukomezwa, hanyuma mwizere n'abantu uzabibone. Voilà. Mu Gifaransa bavuga ngo, umviza, mu Gifaransa bavuga ngo Haleluya. Umviriza. Yehoshafati aravuga ngo mwumve, confiez-vous en l'Éternel. Mwiringire Imana, votre Dieu, Uwiteka Imana yanyu, et vous serez affermis, muzakomezwa. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ngo nimushaka gutunga no gutunganyirwa muri buzima turimo, muri inzira turimo, mukwiye kwizera Imana mubone gukomera, mukwiye no kwizera abakozi Imana yabaye kubayobora mubone gutunga no gutunganirwa, cyangwa mubone kugera ku ntego. Amen. Yombi bimwe biva ku Mana, ibindi bava mu kumvira abakozi bayo. Dieu a fermi, Imana izabakomeza nimuyiringira, nimuyizera, nimumvira rero abahanuzi bayo. Amen. Vous réussirez. Niho muzagera ku ntego. Vous aurez une vie réussie. Ariko uyu munsi ko turi mu bihe by'ibyigomeke, ibihe bya rebellion, ibihe bya apostasie, ibihe byo kugomera ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni esprit ku isi yose, n'umukuri ku isi yose. Abantu ntibashaka kuyoborwa, ntibashaka kwigishwa. Umuntu aza kuvuga ngo nanjye ndasenga, nanjye ndazi Imana, sibyo? Ibyo rero bituma mubona ubukristo bwa kino gihe ni ubukristo bwa fake. Nta bwiza bw'Imana buhari, nta mbaraga z'Imana zigaragaza, kuko abantu ntabwo bakemera kuyoborwa nk'uko Imana yabipanze, yabiteguye. Imana ishimwe. Ntabwo ushobora gusuzugura abakozi b'Imana, Imana yaguhaye kuyobora, hanyuma uzubaha Imana, ntibishoboka. Byombi birajyana. Bitabaye bityo, nta bakozi b'Imana Imana yari kuzana. Bose yari kubareka mwese akimenya, akadepanda n'Imana. Ariko nimba Imana yashyizeho itorero igashiraho inzego, nuko izo nzego Imana iravuga ngo nizubahwe. Vuga uti inzego z'Imana mu itorero zubahwe. Amen. Kugira ngo tubone gutunga no gutunganirwa no kugubwa neza. Dukomeze. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka, bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Murumva, aho kugira ngo ingabo zijye imbere, abayimbaza Imana nibo bagiye imbere y'ingabo. Ni serenverse, kuko inzira z'Imana zitandukanye n'izacu, na strategie y'Imana itandukanye n'iyacu. Twebwe abantu twari gushira imbere ingabo zirwana n'izindi ngabo, ariko hano strategie y'Imana nuko binyuze muri Yehoshafati, abaririmbyi bari imbere bahimbaza Imana, ingabo ziri inyuma. Bivuga ngo urwo rugamba rero yavuze ngo surwanye. Nimba rwari urwanyu, ingabo zari kujya imbere, ariko ko atari urugamba rwanyu, simwe muzarwana. Niyo mpamvu Imana ishize imbere abaririmbyi, abo guhimbaza, kuko ntabwo ari urugamba rwa Yehoshafati n'Abayuda.
mwabivuze nuvuga ngo uko Imana ipanga ibintu bitandukanye natwe. Yababwira urugamba ntabwo ari urwabo, niyo mpamvu rero itari wakirisha izo ngabo. Yanababwiye ngo mwe muraza kwihagararira gusa murebe agakiza ndi bubazanire. None rero ibyo tuza kubona hariya mu kurangiza, muraza kubona yuko ntabwo ari ingabo za Yehoshafati, ntabwo ari ingabo z'Abayuda zatsinze urugamba, kuko ntago zigeze zirasa n'urusasu rumwe, tuvuze mu mvugo ya kino gihe. Wabibise bakoze gusa akarasisi ntibigeze barwana. Komeza. batangiye kuririmba no guhimbaza, Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda, baraneshwa. Kuko Abamoni n'Abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku musozi Seyiri ngo babice babarimbure rwose. Nuko bamaze gutsemba ab'i Seyiri, baherako barahindukana bararimburana. Umva rero strategy z'Imana. Umva, Imana izo ngabo zavuyeyo zagize inama ko zigiye gutera Yehoshafati n'Abayuda. None bageze ku rugamba, Uwiteka atangiye rero gahunda ye. Abamowabu, ingabo za Mowabu n'Abamoni barahindukirira ingabo zo ku musozi Seyiri, barabarimbura. Bari bapfuye iki? Ya nama se yabagurukije yo gukora coalition, none bipfuye gute? Imana yahise ifata tournevis yayo ijya mu tuvisi two mu bwonko irakorogoshora. Noneho babona ko abanzi ni bariyo ku musozi Seyiri. Bamaze kubarimbura, aho bavuga ati none ubwabo ziriya ngabo ebyiri zisigaye nazo zirasubiranamo, nazo zirarimburana, zirarangirana, noneho biba imirambo gusa. Imana irahambaye. Amashyi menshi ku Mwami. Ntuzajye wibaza ngo iranyura he, irabikora gute. Ibyo si byawe. Icyo nzi gusa irabikora, kandi ibirangize neza. Reka turangize hariya. Hanyuma abanzi bose Uwiteka yabatsembye. Hanyuma Abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu, basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi, ari nta n'umwe wacitse ku icumu. Maze Yehoshafati n'ingabo ze bagiye kubanyaga intumbi, bazisangana iby'ubutunzi bwinshi n'iby'umurimbo by'igiciro cyinshi bicuje ubwabo. Byari byinshi cyane bituma batabasha kubimara. Bamara iminsi 3 bakinyaga iminyago kuko yari myinshi. Bamara iminsi 3 bakinyaga iminyago kuko ari nyinshi, kandi ngo iby'ubutunzi, zahabu, feza n'ibiki byose. Nimwibaze namwe, Yehoshafati basabye gutabarwa. None Imana ntago yabahaye gusa ubutabazi, ibahaye n'ubutunzi. Kuko yo ntago ikora gusa ibyo dusaba cyangwa ibyo dutekereza, ikora ibirenze kure cyane. Ibyo twibwira nibyo dusaba. Imana ishimwe cyane. None mbere yuko turangiza, nashaka kubabwira, bamaze kunyaga iminsi 3 banyaga, byari byinshi. Amen. Mwibaza yuko mu kuza gushima byagenze gute? Turaza kwibona mu isanzwe byagenze gute? Oya, baraza kurangiza byahindutse igiterane cyo gushima. Ariko se bavuga gute? Nuko batayivuze gutya, ariko mu mitima yabo Yehoshafati bavuze ngo harakabaho urugamba nkuru. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, amen. Nibatabaye gusa, ahubwo na ekonomi yabo yazamutse. Uko ni Uwiteka akora, bene data. Yehoshafati ashobora kuba yabwiraga abaminisitiri bati harakabaho ibitero nk'ibi. Imana ishimwe. Reka turangize hariya. Ku munsi wa 4 Abayuda bateranira mu kibaya cya Beraka, bahashimira Uwiteka. Nicyo cyatumye aho hantu hahimbwa ikibaya cya Beraka na n'ubu. Abayuda n'ab'i Yerusalemu baherako basubirayo uko banganaga Yehoshafati abagiye imbere. Basubira i Yerusalemu banezerewe kuko Uwiteka yabahaye kwishima hejuru y'ababisha babo. Amen. Haleluya.
30. nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Amen. Amen. Iyo ukurikiye uzumva ngo ngwani mahanga yose abyumvise asha ubwoba. Bumvise icyo Uwiteka yakoze. Niyo bavandimwe, mu gusozera hano nashaka kubabwira ibikurikira. Bamaze kubona ugutabarwa kw'Imana, bamaze kubona imirimo ikomeye y'Imana, ngo bahise bajya bakora igiterane kinini cyo gushima Imana, bahurira mu kibaya cya Baraka, nicyo bita la vallée de la bénédiction. Bivuga ngo icyo kibaya cyiswe ikibaya cy'imigisha. Ibyari kwiheba, ibyari ubwoba, ibyari guhamuka birangiye byitwa imigisha. Natwe bavandimwe, iyi ntambara y'Uwiteka, Imana yahamagara itorero kurirwanya, kuko itorero nta kindi Yesu Kristo yahagurukije itorero, yareguje kugira ngo rirwane intambara z'Uwiteka. Niyo mpamvu twabonye mu gutangira ko yavuze ngo kuri urwo rutare nzubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Bivuga ngo ni itorero rizarwana n'imbaraga z'ikuzimu, cyangwa mu ijambo rimwe imbaraga z'umwijima, kuko itorero ni ambasade yo mu ijuru muri iyi si. Iyi si nimba ari igihugu cya Satani, mu itorero ryitwa ambasade y'ubwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu Satani aryanga, na niyo mpamvu arishozaho intambara. Iyi myaka 2000 yose ishize Satani aritera itorero. Arageze rero ko tumenya ngo iyo Mana yahamagariye Yehoshafati n'abayuda bose kurwana urugamba rwayo, kuko umuntu yuko n'andi mahanga yaratinya Imana ya Yehoshafati. Rero iyi isi ntishobora gutinya Imana y'itorero, mu gihe itorero ritamenye identite yaryo, ritamenye impamvu ririho. Kandi twabonye yuko abari hano mu gitondo, itorero ntabwo ryakwimenya ritamenye uwarishizeho uruhara ryubaka, ari we Yesu Kristo. Na niyo mpamvu twatangiranye ikibazo Yesu yabajije aba Petero ngo aho hanze, ubu ndashoje bavandimwe, aho hanze abantu bavuga ko ndinde. Suko Yesu yitwaraga kumenya ibyo bamuvuga, uko arazi ibintu byose yarabizi. Yashakaga ngo abazane muri revelation bamenye we icyo ari cyo. Ngo bamwe bavuga kuri Yohana Umubatiza, abandi bavuga kuri Eliya, abandi uri Yeremiya, abandi uri mu bahanuzi. Hanyuma aza rero kuri kibazo gikomeye cyane ngo none aho hanze ko bahuzagurika kuwo ndiwe, mwebwe rero mwebwe iratoranije, mwebwe muranzi. Dusanga nabo ntibari bamuzi kandi bamaze igihe bagendana. Ariko Imana inyura muri Petero, Imana yishura Yesu ari we ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Amen. Bivuga ngo icyambere mumenye uwo ndiwe. Nyumara kumenya uwo ndiwe, muraza kumenya n'iki nshaka kuvuga. Ahita ambwira ati urahiriwe Simoni mwene Yona. Ariko mbere Simoni akizanwa n'umuvandimwe Andereya kuri Yesu, Yesu yamubwiye ngo uri Simoni mwene Yona, uzitwa Petero, uzitwa Petros, ibuye. Kubera azi ko niwe Imana izanyuzamo revelation uwo Yesu wari we, akamwishura. Hanyuma rero mwumve mu kurangiza, umwuka namaze guhishura uwo ari we Yesu wari we, ko atari mwene Yosefu na Mariya, ko ari Kristo umwana w'Imana nzima. Israeli yari yiteze. Abati rero ko umaze kumenya undi we, rero kambabwire ikindi rero mumaze kumenya. Kuri urwo rutare Petra, Yesu umwana w'Imana ihoraho, nzubakaho itorero ryanjye. Nimumenya jyewe, muzamenya n'icyo nje kubaka. Kutamenya Yesu ituma utamenya itorero icyo ari cyo. Amen. Nzubakaho itorero ryanjye, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Kuva igihe umwuka yamanukaga agatangira kubaka kuri iyo fondasiyo ya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, iyo revelation, kugeza kuri isaha, l'église est aux prises avec les portes sur des morts. Itorero rirarwana intambara n'amarembo y'ikuzimu. Nimba uri mu itorero ukaba utari ku rugamba, we ntabwo uri umukristo. Ntuzi Yesu, ntuzi n'itorero rye. Umukristo muzima azi Yesu ari we, azi n'itorero icyo ari cyo.
uyu munsi rero nashaka kubabwira mu kurangiza, itorero rimaze imyaka 2 riri ku rugamba rirwana n'amarembo y'ikuzimu. Amarembo ni ukuvuga ngo ni symbole ya pouvoir ya Satan, rwana n'imbaraga z'umwijima. None ubu rero urugamba rugeze ku musozo, kandi ko rugeze ku musozo rero rurakaze. Mu isi y'umwuka urugamba rurakomeye. Ubibonera he? Ubibonera ku byo Yesu yavuze. Nisha muturangirizaho, yaravuze ngo mu gihe cyerezo ubugome buzagwira. Wanyumvise? Amen. Ubugome buzagwira. Puisque l'iniquité ce sera accrue, ubugome. Ninde ari nyuma y'ubugome? Satani. Tumevuva nyuma turangize Matayo 24 umurongo wa 13. ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. 12. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Amen. Kuko ubugome buzagwira. Imbaraga z'ubugome, amen, ni imbaraga za Satani. None ko mu gihe cyerezo zizagwira, bivuga ngo rero, amen, haleluya, Satani azaba azi ko asiganye igihe gito. Kandi itorero niyo adversaire wa Satani, niyo mwanzi wa Satani. Kuko Kristo ntashobora kumurwanya gutya, amurwanya mu kurwanya itorero. Itorero n'umubiri wa Kristo, kuko umwuka wa Kristo uri mu itorero. None rero ubugome buzagwira, niyo ngo Satani azaba azi ko asiganye igihe gito, noneho arekure ubugome bwose afite, aburekurire kurwanya itorero. Akoresha inzira zose, confusion, ibiki, kwigomeka, ibiki, ukuri, ntibakumvire, ntibakubahe, bakagucurika. Ibyo byose isi ikaba mu itorero, sibyo? Satani akavuyanga ibintu mu itorero kugira ngo ishusho Imana ishaka ku itorero rigira ihindane, itume rero n'abisi batamenya ibya Yesu neza ibyo ari byo. Niyo mpamvu uyu munsi rero nje kubabwira ngo itorero rirarwana etape ya nyuma, rirarwana icyiciro cya nyuma cy'intambara. Ndarangije kuri ibi. General de Gaulle nabivuze kare, ari we yazanye insinzi muri France mu ntambara ya kabiri y'isi. Hitler n'ingabo ze bamaze gutera Ubufaransa bawufashe. General de Gaulle ari Londres avugira kuri BBC, aravuga ngo Abafaransa mumve, Ubufaransa bwatakaje icyiciro cy'intambara, ariko ntabwo batakaje intambara. La France a perdu la bataille mais non la guerre. Nimba intambara igihari rero haracari ibyiringiro byo kwinesha. Imana ihabwe icyubahiro. Iryo jambo rero uyu munsi turyapuritse ku itorero ry'Imana, ni ukuvuga ngo nimba itorero rya Kristo rimaze imyaka 2000 yose, sibyo, ari igihe byagaragaye yuko Satani asa n'uwarinesheje, ariko kuko Yesu Kristo avuze ngo amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ni etape ya nyuma n'uru rugamba rwanyu, icyisho cya nyuma cy'urugamba. Haleluya. Kristo arashaka yuko itorero rimenya identite yaryo mbere na mbere. Icyambere rimenye Yesu ari we, kongera kumumenya muri buka intego y'amasengesho, kw'Imana ihumura amaso yacu, amen, kugira ngo amaso yihweze, kugira ngo twongere kumenya Yesu bundi busha. None tumara kumenya bundi busha, tuzamenya itorero ry'icyari cyo. None tumara kurimenya, tuzakanguka noneho tube itorero riri koko muri Kristo Yesu. Ni kuvuga ngo ni ingabo z'umwami Yesu Kristo buryo bw'umwuka n'abasirikare. Niyo mpamvu eglise locale yose mu ijambo rya nyuma, eglise locale aho iri yose kwisi y'ukuri, pana za feke, itorero ry'Imana ry'ukuri aho rereye hose mu mpande zine z'isi, harageze ko ryitekereza, amen, nka spiritual military base ya Yesu Kristo, base militaire spirituelle ya Yesu Kristo, kugira ngo rihaguruke rigwanye icyiciro cya nyuma, rikoresha intwaro zose z'Imana. Kandi insinzi ya Yesu Kristo irahari, kuko Yesu azarangiza yaraneshe Satani, kandi ngo akwiye kwicara ibyo bw'Imana Data kugeza abanzi bose bazashigwa munsi y'ibirenge bye. Satani arimo, umwanzi wa nyuma ngo ni rupfu. Ni ukuvuga ngo turi mu rugamba, ariko turabizi ko ijambo rya nyuma Yesu ni urifite. Haleluya. Uyu munsi rero dutekereze rero icyo turi cyo, buri muntu wese ahaguruke mu mwanya we, amen, arwane urugamba
rwa nyuma. Haleluya. None nshaka kukubaza mwene data, wowe uri umukristo? Nimba uri umukristo, amen, Yesu akwita umusirikare we, kandi umusirikare abereyeho urugamba. Nimba nta rugamba urimo, wowe ntabwo uri umukristo. Amen. Umukristo ntabwo ari mu materaniro, umukristo ni umusirikare. Niko Paulo yabwiye Timoteyo. Amen. Kandi umusirikare abereyeho kurwana urugamba, kandi ntabwo ari yigurira intwaro. Intwaro azihabwa n'igihugu. None Imana ubwayo ko intambara ari zayo, yaduhaye intwaro zayo. Nimureke duhaguruke tuzikoreshe. God bless you. Amen. Duhaguruke, murakoze cyane. Turangirije mu kibaya cya baraka cy'imigisha. Haleluya. Haleluya. Data, turagushima uyu munsi ugira kabiri. Turagushimira yuko wadutoranije, uraduhamagara. Uyu munsi turi itorero ryawe. Ntabwo wegeranya gusa abawe, urabubaka nk'itorero. Kandi ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Aburahamu yahawe isezerano ngo urubyaro rwe ruzahindura amarembo y'ababisha. Kandi Kristo ni wowe urubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umubiri, nubwo mu mwuka uri umwami we n'Imana ye. None ibyo wavuzweho nibyo wavuze ku itorero ryawe, ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Itorero rikwiye guhindura amarembo y'ikuzimu. Itorero rikwiye gukandagira imbaraga z'umwanzi. Itorero rikwiye gukandagira imbaraga z'ikibi na sekibi, kubera yuko intwaro zirahari. Intwaro z'Imana zifite imbaraga zo gushingura karimbi kawa mu Satani no kwimakaza kumenya Imana muri iyi si, mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha mwami, itorero ryawe ry'ukuri aho riri hose ku isi rikanguke, rimenye ku itorero rikwiye kwitekerereza nk'igisirikare cy'umwami Yesu, kugira ngo rirwane intambara nziza yo kwizera. Mwami, turasengera itorero gukanguka duhereye kuri iri turimo, mu izina rya Yesu. Abo bose baririmo bakaba batazi icyo bari cyo, Mwuka Wera ubakangure bamenye identite yabo, bamenye umwami neza, bimenye ubwabo mu mwami, kandi bamenye n'itorero icyo Imana rivugaho, kugira ngo mwami natwe iri torero niribure muri intambara ya nyuma, muri iki kiro cya nyuma, muri bataye ya nyuma. Itorero niribure ku bantu bose b'Imana mu mpande zine z'isi, bari kuri fronte y'Imana, bari ku rugamba rw'Imana, bakoresha intwaro z'Imana, intwaro zihambaye, kugira ngo mwami tukugarurire abo Satani yanyaze, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Aya masengesho turimo ni amasengesho yitwa intwaro. Turiho turakoresha intwaro zawe. Reka izo ntwaro zikomeye zirimbure akarimbi ka Satani, zigashingure, zirimbure imbaraga z'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Iri torero ntiribe gusa uruhererekane rw'amateraniro, ariko iri torero rihinduke mwami military base yawe. Itorero rihinduke mwami base militaire yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Aho ijambo ry'Imana twigishwa kurikoresha nk'inkota icyaye. Haleluya. Itemagura abadayimoni bose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Ntabwo uzaza kudufata turagatororo kishe mu nguni ngo ngwino mwami itabara vuba. Isi yaturengeye, ibibazo byatubanye ingutu. Tabara, nutinda nta n'umuzasanga. Ntabwo dushaka ko itorero ryitegereje mu nguni. Turashaka ko itorero riri kuri front y'Imana. Turashaka ko itorero riri ku rugamba rw'Imana. Uzasange turi ku rugamba rw'Imana, tutishe mu nguni cyangwa mu cyumba cy'amasengesho, ahubwo turi ku rugamba rw'Imana,
mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge tuti amen. Amen, amen, amen.